Yamana ntabwo yari wenyine, yari ari kumwe n'ikindi gitipe. Kindi nshuti cyane cyitwa Pazo cyahaye Yago uburozi. Iki cya Pazo ndakibona. Pazo man. Ni uyu nguyu niwe waroze Yago. Niwe Yago yavuze ngo yari yamuhaye uburozi. Iki cya Pazo ndapfuye. Ura Pazo wabaganye na Gatema ejo bundi hano. Ntabwo bivugwa ko yaroze Yago gusa. Ariko bivugwa ko yajyaga nakitwa Ziki baby. Ziki. Ariko Zekibi niwe wanjye. Uravuga Zekibi cyangwa? Zekibi. Umwe bavuga ko Yago yari yamuteye inda. Zekibi yaraje arambwira kuri Twitter mfite abantu igihumba. Arambwira ati uretse ko Yago yambereye imbwa ariko ntabwo mu buzima nigeze nenjoyinga sex nk'iyo Yago yampaye. Ndavuga mudani video. Turarangijanye ngaho duhereza ubuhamya atubwira agahinda Yago yamuteye nyuma yo kutubwira ko yamuhaye sex ibiryoshye kurusha izindi yahuye nazo zose. Komeza. None bikaba bivuga ko Zeki baby ari we yatumye Pazo arangije kumuha amaturu kugira ngo agende aroge Yago. Yes. Njye nkubwire ngo wowe narabwiye mwebwe mubamwibaza ko mufite amakuru. Njye amakuru mba nyikiranye nayo ahangaha. Zeki bize yagira hagira umutima nk'uwo. Njyewe ndavuze ngo bivugwa ko yego ko Zeki baby kubera yagumaga ashaka Yago hasi no hejuru yahise akoresha Pazo kubera Pazo yari muri management ya Yago. Yagendanaga cyane. Ahita agenda aramutuma ati ku maturu yanjye nta mafaranga mfite naguha. Ariko ku maturu yanjye 5-6. Genda mushiriremo mu kiganiro cyo bitwa Kanyoka Wurire. Kanyoka Wurire. Kanyoka mu Kinyarwanda. Kamwe ukumve. Yego. Ariko noneho kamwe ukumve kagombaga guca mu musatsi. Mu musatsi? Ndetse ni bari kwa Kinyozi bagombaga gufata umusatsi wa Yago. Mu izina rya Yesu. Mbega itiko iryoshye Nyuma y'ibyo ngibyo byose ayo makuru baraza barayampa. Ndavuga ati njyewe ndumva aya makuru ntabwo ari ayanjye, ayo ni amakuru ya Godfather ndiceceke. Amakuru ya Godfather njyewe njyewe numva amakuru y'abarozi ngiye wenda nagiye kurogesha kwa Mama Fina ariko se ko byari rimwe ubwo ngubwo se bivuze ko ari njyewe inkuru z'abarozi izo nizo nkuru zanjye. Komeza. Izo nkuru zirakubereye. Wari ukimbwira. Urumva rero mbanza ndavuga reka maze mamagara n'umukobwa n'umuhungu witwa ngo Pazo. Numve Pazo ikintu afite yabimbwiraho. Bamamagaye Pazo. Azasobanurira ibintu ntashobora kuvuga hano. Numva Pazo ashobora kuba ari umwere yaririye gusa Zeki bakuramo amaturu arigendera. Numvise Pazo nawe yarabeshe ngo ngewe cyose nagikora ngo kitagicumita Zeki bijyanye kitakirigendera. Noneho ngaho habayeho ikibazo kinini cyane Yagahita atandukana aravuga muri iki kiganiro cyabaye Yagarima aravuga ngo bagiye kumuroga ntiyongeye gusubirana n'uwo muhungu wari ugiye kumuroga. Uwo muhungu yagombaga kugenda akamubwira mu rugo. Uwo yari Pazo? Mu izina rya Yesu. Pazo man rero ni umuntu azi ibintu bya showbiz cyane. Yaba iyo mu Rwanda niyo muri Uganda ko Pazo man ni umugande nk'uko nanjye mbona umuntu avuga n'ikigande tuvugana mu kigande. Si iki cyashwanye se ntuza na ya mpano. Erega uyu nguyu niwe wari ikinzi iyi video uri kureba. Nyine se simbijeho nyine wowe urapapyurira turagenda. Sorry. Komeza. Nyine nani nkuviriye umuzi. Komeza. Noneho Pazo man ntageze gutya. Nyuma yo kuroga Yago. Nyuma yo ko bivugwa ko yaroze Yago nje ntago mbihamije. Yego. Ariko nanjye ndakubwiye ati jewe nagiye gusanga ari umwere yarishakiraga igiti. Hanyuma washaka igitsina ugashaka ukemera ayo mabi. Jewe duma nanjye nta kintu ntakubwira uri umukobwa naje nkakubesha mu ngoma. Kandi umuhumvu kandi wese Yago ntiyarozwe. Reka Yago ntago bamuroze cyane. Yagiye kuvurirwa i Burundi byagenze bite cyangwa ubwo ni nyuma yaho? Ngo yarabafashe. Mu mvugo ya Yago mu kiganiro yakoze yaravuze ati narabafashe batarabikora.
Jesus. urumva so rero ubwo Yago abahaye amasaha 20 umwana witwa Pazo amuvire mu rugo iwe. Ayo masaha 20 Pazo ava mu rugo rwa Yago aragenda abaho yarabaye ariko ni haceho icyumweru. Pazo abatangiye opete Pazo akora nk'umupampe. Abapampe ukuntu bakora abapampe n'abandi baba hafi y'umusitari bakazajya bakora ibintu umusitari atakora. Yarameze nka ntuza ubwo yarameze nka Badirama akiruka nyuma ya band ya Urban Boys na Tough Gang. Thank you so much. Ubu ndimo ndubaka kugira ngo ngere kuri iyi video ya Mpana arimo aracumita. Nayivuye imizi abantu ni muruhe mugure data ngiye kugira ahantu ya Mpana arimo aracumita video naje kureba. Kwa bana b'Ikigali baribwa komeza. Ariko ya Mpana urwana rwe nta ruyobe shawo. Ruyobe. Uramukobwa? Uramwana ni mwiza bro. Barero ya Mpano Pazo aba arirukanse akasinzira agenda muri ya Mpano. So yasanze ya kumwirukana. Bavuye kwa Yago. Asanga ya Mpano ameze nabi. Icyo gihe ya Mpano na telefone ntayo yagiraga. Ya Mpano ntabwo yari afite telefone. Baba we. Nuko ko video zose z'indirimbo Murundi kazi. Yego. Umuntu wazishutingaga yari Pazo Man akahita nazipostinga agatangira gukoresha na account za ya Mpano n'uwo ajyaga akoresha account ya ya Mpano. Yego. Pazo Man yiruka mu bintu bya ya Mpano biruka mu bintu. Ya Mpano baratwitse aratwika abagera muri BK Arena abamufasha byo bakoze. Mpano abageze hariya urumva abatangiye gutwika bari kumwe na Pazo Man. Pazo baragenda imihanda ya Mpano agira aho ngaho ya Mpano yumva hiti umubanye hiti. Yego. Mu cyongereza icyo bita fast forward ntakiye muri byinshi. Ya Mpano arabyimba. Noneho umuntu wa mbere babanje kutumvikana yari njyewe. Niwo utarabanje kumvikana na ya Mpano? Kubera njyewe ubundi twapangaga ibintu twakora ibintu ya Mpano akagenda akabikora bigatwika. Twakora ibindi ya Mpano akabikora bigatwika. To the extent ko ya Mpano naramubwiye yarampamagaye bamuhamagaye muri BK Arena twari twavuganye na Ben. Ben nawe ugira ati umwana agomba kujyaho. Ben arabikurikirana ariko wambaye kutere mani namepteni nambaye ahubwo ngira ngo charge ntabwo. Okay, it's okay. Urumva turabikurikirana baca muri bamwe mu ya Mpano agiye guperforming. Noneho mu nyuma ya Mpano twatangiye kuzajya tuvuga ibintu naningwa example nk'ibintu namubwiye. Yego. Ya Mpano yaje arambwira ati ngiye kuri stage ariko I'm overwhelmed. Ejo nzajya kuri stage nabaje kumuha n'ishusho the night ajya guperforminga. Mu ishusho namubwira ati ya Mpano abantu 10,000 iyo uhagaze ahantu hamwe ukabarebamo uhita utinya. Ibyo nijyo nayo n'amagambo namubwiye. Iyo urebye abantu 10,000 koza abana ntago babarize ibintu bimwe ntago babaza uko bisa agwa ku kintu atazi uko kiba kimeze. So muvuga ni abantu bake bashobora kumenya 10,000 iyo biteranye biba bingana. Ukishije amaso mu bantu 10,000 bateranye barimo barakureba ushobora gutitira. Yego. Bose baba ari abantu benshi. Rero ukeneye kubanza gufunga umutima urimo uragenda imbere y'abo bantu koze nibwo bwa mbere ugiye kugenda imbere y'abantu bangana gutya. Ndamubwira sasa rero abantu umuntu ugiye kuzajya umuntu uza guperforminga araba ari The Ben no kuvuga ko wowe kukandagira kuri iriya show hari indirimbo ugomba gukina indirimbo yitwa Metresse.
twari tumaze iminsi dushaka kuyipromotinga twarabuze kuyipromotinga kubera ntabwo yari gucya ku murundi kazi. Yego. Wanda mubwira ati Metresse ugomba kuyiperforminga imbere y'abantu 10,000 bijyanye na saru ukuntu imeze iraza kudundamo cyane abantu baraza kwikanga. Yego. Nibaza ati icyo kiririmbo ni ikihe. Noneho ndamubwira ati ikindi kintu ugomba gukora kubera challenge yawe ya mbere wari wambuye ishati ugomba kwambura ishati kuri stage. Ibyo bintu ngira ngo mwarayibonye Yampano yambura ishati kuri stage. Yego. Noneho ngira ikibazo namubwira ati ni wambura ishati nuza wambuye ishati haraza kuba hariho Alex Muyoboke nabayingana ntabwo baza kukwemerera kugenda wambuye ishati yambure uri imbere y'abafana warangije kubacaho. Yego. Ibyo n'amagambo namubwiye Yampano namubwira ati this is what you have to do. Ndakubwira ati gemba ni master plan w'ibintu. Nyine ni wa plan nzira stage twabonye. Yo stage ni ya Yampano nije wa planning. Noneho Yampano aragenda byose biragenda neza arangije kuvayo bitangira kumvikana ibintu byinshi urumva. Njya kumva Yampano ibintu byose noneho ndimo namukobera Yampano avuye kuri iyo show yuriye mbese yavuye nko umuntu yava nko kuri 40 agahita yuriye akagera kuri 70 vuba vuba. Yego. Ubwo na ibintu twongeye kuvugana na Yampano nta na kimwe yajyaga akora. Bro, akimara kubyimba yahise abyimba tu. Ukavuga ibintu reka akaza akampamagara ndumva namubwira ibintu nkajya kubona yakoze ibintu. Noneho ndamwihorera. Ubundi kuko niko nkora njye sinongera kuvugana nawe urampamagara telefoni yawe nkayihorera nkayireba nkigenda. Ikosa rya mbere Yampano yabanje gukora ahita aravuga ngo ntabwo agikeneye gukorana na Pazomani. Ntabwo agikeneye gukorana na Pazomani. Pazo wa wundi yaroze Yago. Sorry bavuga ko yaroze Yago. Ndamubwira ibyo sinzi ukuntu twabigana nambwe ibyo nikosa rya mbere ukoze. Impamvu Yampano yatangiye kubona ibitaramo bakazajya bamuha amafaranga. Noneho Pazomani akazajya amusaba ku mafaranga. Yampano akamubaza tukora iki wowe uraririmba cyangwa uri producer. Akazajya ngo amwima amafaranga yamuha akamuha udufaranga duke. Yego. Ibibaye ibyo babanaga mu nzu imwe barimuka hari bavuye bajya mu yindi. Yampano arongera aragaruka noneho mu nyuma agura n'uwo mugore w'inzobe yaririmbye n'indirimbo yitwa ngo umwana w'inzobe inzobe. Yego. Yaragihura n'uwo mukobwa w'inzobe uriya tubonye uwo mubonye aririmba indirimbo yitwa Inzobe ndayibona. Ahita atangira kubwira yahise abwira Pazomani aramubwira ati rero nzanye n'umugore sohoka. Rero Pazo aramubwira ati njye nshobora gusohoka ariko hari amafaranga ndimo. Ngira ngo bigeze no kumamagara bari hamwe niba ari Ikibuye ku Kibuye. Ndavuga ati abahungu bashobora kuba biyunze n'iki bari batangiye buri umwe amamagara ambwira ibi buri umwe amamagara ambwira biriya. Nyuma y'icyumweru kimwe njya kubona Yampano arampamagaye niwo muntu wa mbere yampamagaye. Ati ngo dungu iyo video iri he? Ndambwira ati viye video. Ati ngo video yanjye nambaye ubusa. Navuga ati ntabwo nzahira. Ati ngo mani ngo Pazomani ndamwica. Ariko ngo byari byabaye Pazomani bari barumvikanye ko bagomba kumuha amafaranga ku Kibuye bari. Yampano yanga kumuha amafaranga yagombaga kumuha. Pazomani aramubwira ati nutampa amafaranga yanjye video yawe ndayita hanze papa. Yampano ati yite hanze.
Pazomani yabanje kohereza agafoto kaga screenshot kameze gutya screenshot yego ko niko yabanje gutizinga nako ako rero uko bisa ino minsi bisa nkako ngako kari coming soon baba yaba kubisaga coming soon